Ntibyoroshye gupfusha umuntu ukunda by'umwihariko umubyeyi. Iyo umuntu w'ingenzi mu buzima bwawe agiye nibwo utekereza neza ku rukundo yagukundaga n'urwo wamukundaga. Hari ubwo kumuvuga bikubabaza ariko nanone ntiwabihagarika. Amateka yahora avugwa, amagambo mutavuze akiriho mukayaganira hagati yanyu ndetse mukabona ko asize icyuho kinini. Gupfusha ni agahinda gahora mu mutima, si ibintu birangira gusa ngo nuko igikorwa cyo gushyingura kirangiye. Niyo mpamvu igihe cyose ndetse na nyuma y'imyaka umuntu ashobora kumwiyumvamo, kumutekereza cyane ndetse akanamurota. Umukunzi wacu ukunda gukurikira ibiganiro byacu yanditse asaba ko twazamusobanurira inzozi yarose. Yarabajije ati ese kurota papa wawe wapfuye akwirukankana bisobanuye iki? Muri iki kiganiro nibyo tugiye kuvugaho. Kurota umuntu wapfuye si igihano kandi si ikintu gikwiriye gutuma wiheba ngo nuko wenda wamurosa kugirira nabi, ahubwo ni ikimenyetso cy'uko hari igice cy'imbere muri wowe kitarakira ko yapfuye, kitaratuza cyangwa cyananiwe kurekura imirangamutima. Kurota umuntu wapfuye nko kurota papa wawe si ikimenyetso cy'abazimu, si uko aba ari ugarutse kandi si uko ari roho y'ibirimo kukugendaho. Oya rwose, si uko Imana iba yakwibagiwe kandi si umuvumo, ahubwo ni imikorere isanzwe y'ubwonko n'umutima w'umuntu nyuma yo guhura n'agahinda gakabije, akagira urukumbuzi kandi akumva yarasigiwe icyuho kinini. Ubusanzwe iyo umuntu apfushije uwo akunda cyane cyane umubyeyi, aba abuze umuntu washinze imizi mu mutima n'ubwenge bye. Ayo mateka, urukundo, ibihe mwagiranye byose akenshi bikomeza kukuzamo mu buryo bwo kuzirikana no gukumbura. Iyo ayo marangamutima akomeye agiye kurenga ubushobozi bwo kuyavuga cyangwa kuyasohora mu buryo busanzwe, ubwonko buyakuramo ishusho, iyo shusho ikaba ariyo urota. Ubwonko ntibushobora gutandukanya ibiri mu bitekerezo n'ibiri mu buzima bwa nyabwo igihe turi mu nzozi. Iyo rero ubonye papa wawe mu nzozi ntabwo aba ari ugarutse, ni ishusho y'uko hari icyo ukumbuye kumubwira cyangwa ibikomere bitari byakira neza. Ni nk'ifoto iba igarutse mu ntekerezo zawe, ntaho bihuriye n'abazimu cyangwa ibintu by'umwijima. Mu muco nyarwanda ndetse no mu myizerere ya gikristo, benshi bakunze kwitiranya inzozi z'abantu bapfuye n'ibintu by'umwijima, ariko ubushakashatsi ndetse n'inyigisho zishingiye ku ijambo ry'Imana zerekana ko iyo umuntu apfuye ubuzima bwe buba burangiranye n'isi. Mu Mubwiriza igice cya 9:5 havuga ko abazima bazi yuko bazapfa ariko abapfuye bo ntacyo bazi. Nta kintu na kimwe bashobora gukora ku basigaye cyangwa ngo bagaruke mu buryo bw'umubiri cyangwa ubw'umwuka. Ibyo rero ubona mu nzozi si abapfuye, ni igice cy'amarangamutima yawe, ishusho y'urukundo n'icyuho basize cyangwa igihe cy'amahoro uba ukeneye kugira mu mutima wawe. Ibyo warose ni inzozi zisanzwe, ni ubwonko bwawe n'umutima wawe byashakaga kwivugira mu buryo utari usanzwe uvugamo ibintu. Kuri iyi si nta muzimu wa papa wawe urimo kugukurikirana. Kuba ibyo bitekerezo byakwigaragaza mu nzozi mu buryo buteye ubwoba ntacyo bivuze ku bugingo bwe cyangwa ku buzima bwawe. Si amakosa yawe, si igihano, si ibanga ribi. Izo ni inzozi, kandi inzozi ni igice cy'imbere kigerageza kuvuga nubwo kidasobanuka. Mu bisobanuro by'izi nzozi twifashisha ubushakashatsi bwakozwe n'inzobere mu mitekerereze n'ubwonko nk'uko byatangajwe na Harvard Medical School, National Sleep Foundation ndetse n'inyigisho z'abahanga nka Carol Jung. Twandarebye uko Bibiliya n'umuco wacu bisobanura inzozi nk'izi kugira ngo tubihe igisobanuro cyimbitse kandi gitange ihumure. Inzozi nk'izi zigaragaza amarangamutima akomeye y'umuntu, cyane cyane ku bijyanye n'ibihe by'ubuzima byahise cyangwa kwibuka umuntu wapfuye. Ku buryo bw'imitekerereze, ubushakashatsi bwakozwe na Harvard Medical School bugaragaza ko inzozi zo kurota umuntu wapfuye akwirukankana mu nzozi bishobora kuba ikimenyetso cy'agahinda cyangwa ibyiyumvo by'umutima bitarakira nyuma y'urupfu rwe. Izi nzozi zishobora kwerekana ko umuntu atarashobora kwakira neza kumubura. Iyo umuntu ataragera ku rwego rwo gukira, inzozi nk'izi zishobora kugaragaza ikimenyetso cy'agahinda. Harimo kandi no guhangana n'ingaruka zo kumutakaza. Ariko nanone, umuntu akwiriye kwibaza uko yarabanye n'umubyeyi we mbere y'uko apfa. Ubusanzwe umubyeyi w'umugabo mu rugo atanga amabwiriza, akita ku muryango, akajya inama kandi agatekereza ku hazaza ha buri wese. Umugabo aba ari umutware, ari urinda umuryango mu buryo bwose. Iyo mwabanaga nabi, kumurota kwirukankana bishobora kuba ikimenyetso cy'uko umutima wawe ugushinja kumubabaza mu gihe yarakiriho. Icyo gihe ubusa n'uwicuza ko utamubereye umwana mwiza ngo umutege amatwi cyangwa ngo umwumvire. Ashobora kandi kuba yarapfuye hari ibyo mutumvikanaho ukaba utari wakamusabye imbabazi. Niba utinya kutigeze umwishimira cyangwa ngo umushimishe bihagije mu buzima bwawe akiriho, inzozi nk'izi zishobora kuba ikimenyetso cy'uko wicuza. Hari n'ubwo uba wizerera mu by'abazimu nubwo bitari byo, bityo ukaba uhorana ubwoba mu buzima busanzwe ko umuzimu ushobora kugutera. Icyo gihe iyo umurose aza mu ishusho ihuje na bwa bwoba uba ufite. Ariko abizera iby'abazimu nabo bavuga ko umuzimu atagutera mu gihe uwo muntu yapfuye mubanye neza. Iyo umuntu arose umuntu wapfuye amwirukankana, biba bisobanuye ko agihangayikishijwe n'ikintu atarakira neza cyangwa akaba atarigeze arira nk'uko umutima we wabimusabaga. Hari ubwo umuntu apfusha akihagararaho ntazigera arira kandi muri we ari byo yifuzaga. Inzozi nk'izi ziba zikwereka ko hari amarangamutima wirengagije kugaragaza. Muri make, kurota papa wawe kwirukankana mu nzozi byerekana ko hari amaganya ufite mu mutima kubera icyuho yasize cyangwa ikintu yahoraga kubuza gusaba kukireka, uyu munsi ukaba ukigikora warananiwe kugicikaho.
akwirukankana asa n'ukubwira ngo kuki utareka biriya bintu. Ni kimwe no mu gihe ukora ibintu ubizi neza ko aramutse ari hatakwemerera kubikora. Ese kurota umuntu wapfuye ntabirangirira? Reka turebe gato ku bindi bisobanuro, kuko umuntu ashobora no kurota umuntu wapfuye mu buryo bwiza, yaba amuzi cyangwa atamuzi. Uburyo bwa mbere ni ukurota umuntu wapfuye mu buryo bwiza. Ibi biterwa n'urukundo ruba hagati y'umubyeyi n'umwana we iyo ari ku mubyeyi. Biba ari uruvange rw'amarangamutima. Kurota umubyeyi wapfuye bishobora kuba bishushanya ibihe by'urukundo wagiranye nawe mu buzima mu gihe umurose mu buryo bwiza. Mu gihe cy'izo nzozi, umuntu yumva ko afite umutekano ku mubyeyi wari hafi nk'uko byari bimeze mu bihe byashize akiriho. Bivuga ko umuntu ashobora kuba akumbuye umutekano mu bihe bya kera. Muri izo nzozi ushobora kumva papa wawe cyangwa mama wagufasha kubaho neza mu gihe wahuye n'ibibazo. Bishobora kuba bisobanura ko uri mu rugendo rwo gukira, kuko uba ukomeje gusubira mu bitekerezo by'ibihe byiza mu buzima busanzwe, kandi bigufasha gukomeza kwihangana no gutekereza ku byishimo. Kurota inshuti yapfuye cyangwa umuntu mwari muziranye bisanzwe byerekana ko umuntu ashobora kuba yibuka ibihe byiza yagiranye nawe. Bishobora kuba ikimenyetso cy'urukumbuzi ku byo uwo muntu yakoraga cyangwa igice cy'ubuzima bwawe yari afiteho uruhare runini. Ushobora kuba ukumbuye gutemberana nawe, gusekana nawe no gukorana ibintu byamubereye isoko y'ibyishimo. Uburyo bwa kabiri ni ukurota umuntu wapfuye mu buryo bubi. Mu nzozi, igihe umuntu arota umubyeyi wapfuye amukorera ibintu bitamushimisha cyangwa kumubwira amagambo atari meza, bishobora kugaragaza ko hari amarangamutima atarakira neza nyuma yo kumubura. Ushobora kuba urimo gutekereza ku byo utigeze uvuga cyangwa gukora ngo mwishimire mu buzima akiriho, kandi ubu bwoba bukagaragara mu nzozi nk'aho uri mu buzima busanzwe. Ibi bishobora kugaragaza ko wifuza kugira icyo uhindura mu gihe uri mu nzira zitari nziza, cyangwa wumva ko ukeneye kuganira n'umubyeyi wawe ku byo utakoraga igihe yari ariho. Bivuga kandi ko ushobora kuba wumva utaruzi neza impamvu z'ibyo watekerezaga cyangwa wakoraga mu bihe byashize. Iyo umuntu arota inshuti cyangwa umuntu wapfuye amukorera ibikorwa bibi atari umubyeyi we, akamurota amutera agahinda cyangwa amubabaza, bishobora gusobanura ko hari icyuho gikomeye mu mutima we cyangwa ko yaba atarakize ibikomere. Uburyo bwa gatatu ni ukurota umuntu wapfuye utari inshuti cyangwa mwahuye rimwe mu buryo bwiza. Niba umuntu utari inshuti yawe wapfuye agaragara mu nzozi akora neza, bishobora gusobanura ko ari ikimenyetso cyo guhindura imyitwarire cyangwa uburyo bwo gutekereza mu buzima bwawe. Uburyo bwa kane ari nabwo bwa nyuma ni ukurota umuntu wapfuye utari inshuti yawe cyangwa mwahuye rimwe mu buryo bubi. Kurota umuntu wapfuye ariko akagaragara mu buryo bubi cyangwa akora ibikorwa bitari byiza, bishobora kuba ikimenyetso cy'icyuho mu mutima wawe cyo kwibaza ku bintu byabaye mu gihe umuntu yariho, nk'uko waba utarabashije kubana neza nawe. Ushobora kuba wifuza guhura n'uwo muntu kugira ngo umenye ibintu byinshi kuri we, cyangwa ari ukugira ngo umusabe imbabazi mu gihe utari wamwishimiye. Mu gusoza, kurota papa wawe wapfuye kwirukankana ni inzozi zishobora kuba zishingiye ku byiyumvo bikiri mu mutima wawe bijyanye no kumubura, agahinda katarashira neza cyangwa icyuho cyabaye mu mubano wanyu. Mu mico n'imyemerere itandukanye, zishobora gusobanura ko ukeneye kwiyakira. Ni inzozi zikwiriye kwitonderwa, ariko si ibimenyetso byo gutinya, ahubwo ni umwanya wo kwiyegereza amahoro yo mu mutima no kwiyubaka. Muri rusange, inzozi zo kurota umuntu wapfuye mu buryo bubi ziba zivuze ko ushobora kuba uhangayikishijwe n'ibyo utakoze neza, cyangwa ko usigaye ukumbura uwo muntu mu buryo utigeze uteganya.